Dimife umunyarwanda yavuze ngo iminsi ba myinshi gahimwa none gusa we kuzindutse incira imigani ndamenye ushatse kuvuga iki nanjye singerega na makuru meza zindutse aca mu matwi yawe kanje aho wavukiye ukavukana ishaka nari mbizi kuzayiza Dimife wenda nubwo twishimye ariko wizana amaco yenda nge navutse uha ibyo si ngombwa amakuru aragenda ahubwo icy'ingenzi amakuru mashya nayaye Dimife twarajyanye twaruhana turakena tunibyo barabica ariko uyu munsi tugiye gutya so gukira gusa tugiye kuba aba miliyarderi yinjira n'ukuri kanci ntabwo twatumaze ukwezi tutanyura umujyi ni kuba gusa ahubwo se ko dufite gahunda ya burundu ibyo se ubundi bihuriye n'ibyo nayo nkubwiye kanci ndakuzi umwana w'Imana izo confidence nta kintu cyaziguye atari urumujyi Dimife twabanye inshuro nyinshi ariko uyu munsi urantengura nigiye ikibazo ndabizi ko iyo umuntu avumbuye ko yishe isezerano mwagiranye bibabaza ariko byibuze biragufasha kuruvevu abanyarwanda n'abahanga bavuze ko umwana muriza adakurwa urutozi ndabikereza ariko ubu nanjye bimbayeho nivuga ko ari urumogi gusa rwigendera uyu munsi wigize Yesu gute ku buryo uvugira mu migani Dimife ndabizi ko uzi ko ngira confidence ngo nakubwiza ukuri nawe urumogi ariko uyu munsi nta rurimo pe tuvuga ko ari umuzi bwa gakondo bwagufashe umva si gakondo si karande yose n'uburozi ibyo nkubwira ni ukuri na makuru nzi nizeye neza kanje utambwira ko turetse kuri mwe twatugiye kurucuruza usibye kica atari nacyo gitekerezo s'ubundi kurucuruza igishoro twagikura we mugari narumvishe mu kurucuruza bisaba miliyari si urumogi si kanyanga nta nubwo ari ikindi kintu kitemeye twe turakira mu buryo bwiza kandi bwizewe makumyabiri itarenze 30 ufite wanze gukira umunsi umwe none igicuku kimwe ubyutse wabaye umukire Yesu ajya gufasa ntiyapfuye umunsi umwe anavuka ntiyavutse undi ibintu byiza byose biba umunsi umwe n'ubundi ukuri kw'Imana ubukire buje vuba narabwumvisha ariko nabwo ntabwo buramba ubwacu si ukuramba gusa ahubwo tuzabaha n'abuzukuru n'abuzukuruza utambwira ko kwa muganga babaguranye muri impinja wasanze uri kwa perezida oya si perezida ariko nturi kure y'ukuri ariko byose bijyanye no kuzungura imitungo hirimo utambwira ko uri umwana w'igikomangoma cya Maroc kandi nari kubwiraga ugukomeza makanyunguru w'ikibungo Dimife dore utakoma wenda n'umwana w'ikibungo ariko imitungo yongeye kuyizungura da kandi singe gusa nawe urashobora ko wayizungura yewe data mungoro utarakize yaravuga ngo umugisha utondagira amabyi yego turinzara twarakubiswe byaraducanze ariko natwe tukisebye kuko tugeranyije nayo manyago Uriye mbarumbire kandi sibye kwirata ngo turi imfubyi zire ni ababyeyi bawe baguhaye sibye kukonsa rw'amasaha atarenze 24 ibyo nabyo nabishima kuba nyiriho ako gahona niko kakinkomeje kugeza iki gihe abandi kore n'ibibaba n'ibyabananguye kikuze twacitse impundura y'ibyuma no gucenda kubira amahirwe si ikizera ahubwo byabaye kuko hagati yanjye n'abagiye kureka mu muzungura wa Sina Gerard urubeshye Sina Gerard Nyirangarama ako kabara agashya n'akanwe yakoze bone no kuno umukire munyabwenge ntaye kugendera ku bukira ahubwo ari kureba mu bwonko itabi yarabusigaje isenya kandi nawe usake nyamuna turi ko twabuteranye twabona ubwo kumutsinda arega abana b'imihanda b'ibipangu ntibaturusha ubwenge kuko twe nitwe tubona ko tutabufite ariko kumara imyaka 20 ku muhanda wanatwara n'indege reka twibwize kuri ikintu cyambere utekereza ni ukugura agatabi urumva ntabwo babasha kumanajinga agashya n'akabanga kiraho Nyirangarama Sina Gerard group uko ndetse na ya kipe numvishe igeze mu cyiciro niba ari cya kabiri turike n'igihe wagumbi 200 wararupfuye unyumvira abanyarwanda utangiye kunci ndajyanje kugwa amakuru meza ndagukuramo n'ijyana ngenye uyu muri nama nakugira uko twakwigira mu kiro bakatwera imisigi tukirira twaragize tukitahira namaze kumenya ko kwitinya no kutizera gutinya guhomba ryo bituma abakene bakomeza gukena ngewe ndagiye mfata umwanzuro n'iyo risk ndakira ndakurahiye yiba mu mana yanjye umufungo ngana gutyo muguye neta ndangura koke ibaze ukuntu niga yaramvuga ku mihanda ni street gote ariko nanone twiyemeje gukora amafaranga ari clean yiga ngo ni gukiramo agakoti tugatuje kumanaginga zira kampani Dimife nizere ko nawe utambuza kumura umugi kuko nawe mfite ibyo kurya undi kandi kagatoki kamenyera gukomba bora gahinye kandi twiyemeje gukora amafaranga meza ate aciye mu mucyo mbega umufungo ndi kubona bikira Mariya nyina wa Yesu we ahubwo kandi mbwira ko turi uzungura amakuru ufite yizeye ngo gushaka umukuzamuzungura akarongora umukobwa we amahirwe dufite rero ngo bizwi n'abaki bashaka ko ari ngeraho gusa baravuga ngo ibikuta biravuga kandi ko twari turi kumwe hano wabwiwe n'icyo amakuru ari mu mutwe w'umukire Sina Gerard uzarebe ibihugu byinshi bikoresha abamande ko batabagira abasazi ndetse n'imbo we mugana amakuru sinza yava amwunjya kumva yumva yageze mu matwi gusa mwazatwicisha ntacyo tuzabawana ubundi se naye makuru y'ibanga ufite ku ryana kwicisha ibizima y'ibiri y'amakuru y'umugore wa guverineri wasamanaga na yambaye Patrick mugenzi wacu aramutse yamenye niya ducicikesha ayamenye si yaba kwicishije ahubwo yaba ari umunwa wawe we mugabo benshi bazazira umunwa wabo nawe twebwe tugiye gukizwa n'ubwenge bwacu Dimife rero tugende kuko numvishe ngo bishobora gutanya nka saa 3 uranyibukije nyamuna kandi umuryango w'umuntu wigeze utunga n'igare
icyumweru kimwe abantu nzumva nawe mbamenye reka mbanze nkire wenda nabo nzabamenya nyuma kandi reka ngubuhamye uzahita ubona baso bagera ku 10 banyoko bagera kuri 5 ndetse n'abanyukuruza bawe bagera kuri 35 abavandimwe bo n'igihugu cyose bakundukiza n'umwana w'umunyarwanda ariko reka mbanze mbakuragaho kumuza ndakurahiye umuryango z'abafite za Sina Gerard ndetse n'uwo mukobwa w'igikundo watumye nkira n'ibisingiri kukire kanje mwana wa mama nakuvuza ariko kuko amahirwe menshi yo kuronga umukobwa nawe yafite kuko njye ubwiza bwanjye simbwizeye uri mu murungu wese nta kibazo cyambere nuko tugiye gukira kumva ko rubanda ari nkirabuhere ndi n'ifedero we bigoye kazanyibagirwa nazayi napfa n'umuzimu wanjye ukaguhiga nyamuneka winshira yiteka gusa nanjye bibaye uko nakurogesha da ubwo twanzuye kugera igana imbere turi buteretaranye ubwenge tukareba ubwagumayo ahubwo tugende muri turaba kimomo ukisumuzanye muri ibintu gute gihe ikinyarwanda nabivuze ngo itarasakara cyane ko numvishe ko n'wajya mbere amanota 90% ubwo twumvikana turi kunganya 90 kuri 90 nje nawe rega turi umuntu umwe ko twivunje babiri ngo tugota amahirwe uretse kugenda nyamure uretse tugenda dusa n'ingegera n'ibiri mu bifite amanota washaka umuntu wababaye ariko akababarana ubwenge n'imana umugambi w'Imana urasubiye kuri nje yaha ngo zayibuka se cyeshwa hatugenda 50 kuri 50 miliyoni tukazigaba inshuti ku isi ni Yesu koko burya nawe mugenda ushaka imitungo ye ndikunda ubukeneze ariko ubuzima bwo gukira bumenyereye erega nta wangijana muri ku buryo iryo jana warishata mu giceri ducy'ubukene yari yibone abakire bazongererwa abakene n'utwo bafite batwambura iyo rega ni nyire kandi hano turi mu buzima busanzwe Bibiliya yanditswe n'abantu kandi nabo bari mu buzima nk'ubwacu erega mwe nakwemera ngo nikanga kuko sinzi uko umutungo ungana kandi ubizi ko ari igihe kirekire icyo gihe kirekire nta kibazo nanjye nzagitegereza uriya muryango wabizi ufite amafaranga menshi ibaza mwemere 50% ugasanga afite biliyari ukamuha miliyari 500 n'isoko kuri umukobwa ejo wundi washaka n'ufite arenze ayo ngayo wayarekeye njyewe uyakeneye none urumva ko wenda umukobwa amafaranga nzabura icyo nyamaze cyane rwose kuko uzashaka mu muryango ukwiteho ukumenyere buri kimwe ko nyicaka ko ari njye uzawitaho wiki inshingano zigoye kandi abazikorohereza bahari njye niko mbishaka ntabwo uri bukure uko ne uri bubyemere cyangwa ntabwo ubyemere wowe binkineye nimara kuzungura ndakorera cyo kuze miliyoni 30 uzi ko ayo mafaranga atarimo business n'imwe yabo akabantu umuntu ashima ibaze kuba ngewe kandi Kristo udafite n'igiceri cy'10 ndi kukwemerera miliyoni 30 kazanga akabaze kuri kunyemera miliyoni 30 mu mafaranga za trillion ndi bugu none se niwe uri buyanga none nigendeye ntacyo maze yegura kimaze kushobora kumvuganira bakayampa kukuvuganira bakayagwa no kuyagwa byose ni kimwe none se waba ufite ubwo bushobozi bwo kuyabona ukaba uri gushaka no kuyonzabo nese nge ndiyese kubugende bukine diri ntabibonemo inyungu sinanze kuyibonamo ariko nawe wishaka y'umurenge nuko bihagaze kugira ngo uzungure ibya Sina Gerard ugomba kumamo 50 miliyoni 50 nta kibazo navuze 50% apana ubwo miliyoni komeza wizigize wa mukobwa se umudagira inshuti imwe genda ushaka indi nuyibona ndagwa miliyoni 100 abana bo bakeye nabo kutagira inshuti nyinshi bizera ngaho basi gabanya okay 40% kandi turasinyana mbere wafashe 20% tugakomeza nimba utari sere mfite abandi benshi babinsabye winkereza kuva na kera ko negosiya ntago ari umuntu wavuga rimwe nk'Imana reka ngoreze 30%. Nabikubwiye 40% nutayemera nta kindi turi buvugane. Nta kibazo ubundi se batangiye. Gutangira ni mukanya ngenda kumenyesha. Okay, ubwo tumaze kumvikana ku bintu bijyanye n'amafaranga y'ibyo bigoranye. Wowe mbwira hasabwa iki nditwara gute kugira ngo mbashe kugira amanota menshi. Wowe nta bintu byinshi usabwa ahubwo kuba twemeranyije umenye ko amafaranga ari ayawe. Yego ndabyina ko ushaka kuba ingema ariko irushanwa yari mama miliyoni ntago aba imico cyangwa imigenzo cyangwa akantu bari bukurikiza. Icyambere bakurikiza n'uburuki kandi babyujuje 90%. Aha ari nabitse. Ikindi n'ubwiza ariko ubwo ndashidikanya ariko ubwo watanze amafaranga bwabaye 100%. Ibyo nabyo ndabyumva birakemutse. Ikindi ni ubwenge ufite no mu mutwe watekereza neza. Icyo cyurambona gute wabitekereza hiki? Biragoye aho uri munsi ya 0. Nisoko numva amaze gutsindwa ya mafaranga nemeye ayi. Nakubwiye ko ibyaburaga byose ari amafaranga wemeye yabyujuje. Ndumva ubwo nuje ibyari byo byose tugenge gusinyira amafaranga nitahi. Akandi gasa nkaho kagoye. Kandi none ubwo ugiye kumwabona no kwigura ikaramu nta n'igiceri mfite. Ibyo byo ntabwo nabigusa kuko ndabona ko nta na desi ufite. Ahubwo birasaba kumenyana n'umukobwa. Aho mutindi yanitse nibi. Abakene kandi ntimuzake ubwo nkawe ugiye. None sinabibaza nawe uri munsi ye kukumenya byansabye kugena amayiri ibihumbi ibaze yo kumumenya none. Nese ukoresheje ubwenge bwawe sindi inshuti y'amagara. Ubwo bishatse kuvuga nganyumvira bivuze ko kubahuza byoroshye. Erega nuko wavuze ubwenge bwo ntago ari bwinshi niyo mpamvu naguha amafaranga menshi kujya umfasha no gutekeza uzangeze. Ibyo nta kibazo ahubwo reka njye kureba aho bigeze ndaguha amakuru.
ngiye icyo nsaba cyose ndacyemera ko nibere muri buriya buzima. Uremera ko n'ibyo uzajya ukora byose tubyumvikanaho? Ngiye n'igipupe cyawe urarusize mu muryango. Ubundi abanye banashakaga kuva kare hose. Ngambira ikintu ndi kubura rero mbwira ibyo turi bugikemura. Wowe ntacyo uri kubura rwose, ukimara kwemera biriya hose navivuye. Ugerageze wibuke ko ubwenge bwanjye atari bwinshi dore amatabi yarabutwaye. Nese nawe uzabukoresha ko ari njye byose uzabyikorera. Yewe aho nirege birasaba kwambara ikintu cyo gutiye ko gukodesha ntabishobora. Imyenda ntabwo bareba ubwenge, niyo mpamvu basabwa buke bwo gukoresha mu irushanwa. Ubwo rero nibwo ugiye kunyigisha. Nese ubu ndakwigisha nuko wifata mu bantu. Nabwiraga ni ingenzi ukambwira ngo nugera mu bantu uvuge utuze cyangwa uceceke. Kuvuga menshi si ingenzi, no guceceka ukajunjama nabyo ntibikwiye. Aho nawe ntaye hagati y'ururimi ndavuga ndaceceka. Hari icyo utumva se uvuge make y'ingenzi. Ndabwira abandi. Uganire n'abo usangaye. Hariyo n'abandi nzi. Kuba umukirerega ni ukumenya gukora inshuti byihuse. Ako kantu ntabwo wagashyira mu byo ushinzwe ko muri karite mfite itarimo. Ku buryo ndi bukuvugishirize n'abantu se mu ijwi ryawe no mu isura yawe. Banza bamenyesha hanyuma umperezante. Ushaka kuzungura iby'umukire cyangwa ntabyo ushaka? Kuba mbishaka ndabishaka njye nawe dufatanyije, ahubwo mbwira abo bantu baraba bahuriye n'umugore nabo ngiye kurongora. Tangira umenyere ko hari nawe uzajya gusinya kontara bakagusaba kunywa amashoti 620. Yemewe nka data ndi mufege nayasoza nyiyagaza. Nta mukiri usinda, nta mukiri uyagara, ugomba kwikaruma. Nyakaruma n'umutwe se ngo udasinda. Witwaje undi muntu usaka kunywera bitwaye iki? Ubwo mwirega ntabwo buriya bw'abakire ko ntabwo nigeze batekereza. Wowe uteze sinyiri businye ku murenge wo kuzungura ibintu by'umukire, ibindi ubindekere. Namwe kuze kumva hafi umukire naza kuvuga nadakenewe. Nawe ubwo inzoga nyine uzirebereye. Nta kibazo, none reka njye kwitegura ndaje. Nta kibazo, kanyenda guhamagara uzamuka. Urakoze cyane. Yewe bigenze bite? Ni kuba yahutse. Nibaze kugenda mu mudugudu wose ukabura amakuru. Ngenda mubonye mbaza amakuru mbaza ngo mbonye amba ati nabakera gushaka gusobanura bagoroye iki kote ufite agacobo kameze gake. Yewe Yesu wabambwe. Nibitsira kuvuga ngo nta mukene ukera ukamakanya. Nta mukene ukera kandi barakenye ahubwo nta mukene ukera nanjye nabyemeye. Ngenda yiziruka mu mudugudu wose mbuze niwo mbaza amakuru. Kakizere kanjye karaje amasinda. N'umusige twari kugira turawubuze. Ujya ugomba kubona. Oya nanabivuye muri ukanacyo reka nigende n'undi nanabivuze ko nta gahunda yawe nta kintu cyava mu cyavuze nakuyobeje nanjye nabivuyemo ntabwo nabi. Reka nige mu gahunda zawe. Naye kandi ngiye muzange pe. neza hanyuma cyangwa kugira ngo wicare katareba ndi gushaka kuvuga nabi muvanye wenda wasanga atari njye gushaka akarya nyirubu imbwa nizifuza ko bucya koko ni urugura muzi ahubwo ni muzi neza ni ntabwo umupagasi nkawe kuri kumenya n'izina ye ese we kuba utangiye kunyurira cyane ngira rwose ubwo wowe wamarira iki rero ceceka uvuga iki kuzanye ugende kuba cyangwa uvana kugubanyira ariko ubundi tutagiye kure wa mungane uri kunyukana nkandi nka nyirubu bababwiye ngo mwigirire confidence niyo ndumva namwe abakene zazamutse ariko ko ibyuma yabiciye warasinze sinasinze ndi muzima gusa tuza tubane kimara kirangira nawe turabana urangodesha niyo kodesha giye yakodesha ubugira inzu umva rero wagahungu nta magana ufite kubura nawe vuga ikigeze ugende reka mbyoroshye cyakuzanya nanjye nicyo kingenzi kinza hasi kimvana niyo kurahura mu mihana watukuye amaso mubona bucyo n'ihuku ufite inzu kuri gushobora kongera kwereka umuntu uko inkoko iri waje undi mukara wari kuzuriwa njye kinzanye n'umukobwa umukobwa w'umukire nguki umukobwa wanjye se ndabwo ko yamugira umugore ubwo se wabyara kabyara byatwa musore wazana no discipline utavangana ariko discipline ngakubera urangusha iki ariko akomeye kagumbisha koko niko ndabwira ngo wazana n'umugabo bakaza ngo muri yatora erega n'umuntu mbwira yazana isa nkawe uri utari umva rero ubwire ntabwo nshaka umukore ntawe cyongeho w'imbwa nanjye na data buko w'imbwa nyine ngaho va ugende rero njye niba mbonye umukire gacirani bagucikiye impiro w'ikibamubitsa abasangiye ubusore bite n'ibisamba njye niyo ko turi guhiga ikintu kimwe waretse tukabana mu mahoro hasi uwo mukire ko uje gushaka kubona bakajya tuzoje kuri bundi ni sitwaje kuzungura ibintu bya Sina Gerard ukumva yenda nawe uzobijugunya kurya nakiteka nkabisigira mu mahoro yamaye nka data wo mwijuru umunsi wagiye mu turi Sina Gerard hako ndibaza indwara usinzo zimbikaza gukomangira mu nzari umukwe nkawe wewe ngari gutekereza warya rero tobaye uretse wa mugabo witwa nde niko Sina Gerard Trokome kabisuri Trokome ni ushaka umukwe cyane yamaye ariko banza nibeshye ubu none n'iki cyatumira kwita Sina Gerard twatangiranye kuva kera cyane akiri umukira nibwo gitangira ariko mutekera amandazi nuko niba bavuga ngo umukira ashaka umuzungura bazazungura ibiki kugeza ubu maze kugura intebe ndetse n'agare ka siporo bakaba bateje imvura mu mujyi wose ngo barashaka umuzungura wa Sina Gerard none 2026 turi kuzungura ko bose babaye ibirungo ngo wakizana ikintu kirenze amakarita ndetse n'imyenda urumva mu byohe
ku igare ryawe n'intebe waguze ukumva ukeneye abazungu Tonyo umwe se ko akeneye benshi bakora ipiganwa ku buryo ibintu byawe uzabisigira umuntu uzi ubwenge uzabikontorora utazabirya nawe umva sinaje ari umukene we reka ngende ndabizi ejo tuzahura ku ndege y'ikiyede mbese abakesha wawe no kuwucunga umwuka abana bashyushye bavuga ngo igitego cyanjye sha uko wajya wipfu umuntu mpamvu n'abazungu rero bibeshye kurongora mbese ntiwambwiye kujya mu byabo wowe uri kujyayo utambwira ko umukobwa wamaze kumuguha ntitwabwire ko bamwe bamuguha tuzabisangira aho ni amahirwe ubwo ukibuka isezerano dufitanye byari amahirwe niba bari kurwara amahane ndagusabye w'imyenda n'imisoro amafaranga yajya wenyine arahari se buriya nyabo baravuze ngo amafaranga yose ubonye aburaho make ndabihakana ndimife nayo usanze aburaho make ayaburaho make utanga ko amafaranga make yakoreshaga inguzanyo ya banki bayisubije ubwo twatekereje iminsi na jenali wagashya n'akabanga none usanze data bukorinde si na jenali tureko mu eka y'imbandazi tukaba twahenda tuje kuzungura ibidufu yewe kandi nawe badashyiyakire nanizeye ko voka y'indi manuka ihiye ntiyacu umanutse y'igitumo God have mercy upon us.